Muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, abatameze neza namwe ni ukuri mwihangane mukomere. Imana kandi nayo ibankomereze, ibahobere, basange iborohereze ibibagoye byose. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ukuntu mukwiye kwitwara kuri date yawe ya mbere. Ngiye nemera ko uko witwaye kuri date yawe ya mbere nibyo biha umurindi umuntu muri kumwe, nimba mukomeza cyangwa iyo date ibi ya mbere n'iya nyuma. Ngiye kukubwira rero ukuntu ukwiye kwitwara kugira ngo uwo muntu mwahuye azongera gutumire cyangwa hazavemo n'ibindi bintu byiza. Ukuntu ukwiye kwitwara rero, gerageza nimba uwo muntu muri kumwe mwicaranye murebane mu maso, umurebe mu maso, ntuhuzagurike ngo niba muri kuvugana uri kuri telefone, uri kurebuzwa aho muri we, oya, murebe mu maso, muganire umureba. Ikindi kintu cya kabiri, icara neza wemye, ureke kwicara uhese ibitugu cyangwa ufite ukundi kuntu wicaye bidashinga. Gerageza wicare wemye, weguke nyine, ugire confidence, murebane kabisa, uba umeze neza. Gerageza umwenyure, niba muri kumwe nube warakaye, nube uri kumurebana isesemi, nimba wanamupinze, gerageza rwose umwenyure, umwereke ko wishimiye icyo gikorwa, niba wishimiye ko muba muri kumwe, gerageza rwose uri kumwenyura. Gerageza kandi kwigana uwo muntu muri kumwe. Ushobora kumwigana uko agutwara, nawe akaba ari kumutwara. Ibiganiro uko ubona atwara ibiganiro, gerageza nawe ari kubitwara kugira ngo muze kugira aho muhurira mu bitekerezo. Uko ubona yicaye, gerageza nawe ari kuwicara. Uko ubona ari kukureba, ugerageze nawe ari kumureba kugira ngo mugire aho muhurira. Ibyo ukwiye kwirinda rero kuri date yawe ya mbere, gerageza wirinde kuvuga n'aba ex bawe. Rwose gerageza uwo muntu ntihagire n'ikiganiro uza guterura uvuga ku ba ex bawe. We nanabakubwira, wowe ntubamubwireho. Rwose umwumve, umwihorere, wicecekere, we ntugire ikintu umubwira ku ba ex bawe, kuko aba ex sometimes ntabwo muba mwarapfuye ibintu byiza. Rero nujya kumubwira ngo aba ex banjye twapfuye ibi, arakubona nabi kandi bitari ngombwa. Ikintu cya kabiri ukwiye kwirinda, irinde kwitaba telefone buri kanya. Uri kumwe n'umuntu mwasohotse ariko ni wowe uri kunyuranyuranamo witaba telefone. Byirinde. Nibiba na ngombwa, nimba muri kuri date wubashye cyane, telefone yishyiremo akadege, mwicare muganire nta kibarogoya. Niyo utashyiramo akadege, ariko gerageza telefone niyo gutwara umwanya cyane, kuko uwo muntu ahita abona ko wamusuzuguye, ufite ibindi bintu h'agaciro, akakubona nk'ujagaraye kandi rwose wasanga utanajagaraye. Gerageza rero byirinde. Ikindi, ugerageze no kwirinda kwiharira ijambo. Byirinde. Nimba muri kuganira, muhanahana ijambo, wiryiharira wenyine. We nimba mumaze kuri date amasaha 3, amasaha 2 aba ariyo wavuze, we aba yavuze isaha 1. Gerageza mujye muhana ijambo, uvuge nawe umuhe umwanya avuge, nawe ubucecetse umwumve. Ibintu bikomeye kuri date yanyu ya mbere, byirinde kabisa. N'ubwa mbere muhuye utangiye kumubwira ibintu bitagenda neza mu kazi, n'ubwa mbere muhuye utangiye kumubwira ibintu bitagenda iwanyu, n'ubwa mbere muhuye utangiye kumubwira ibintu wahuye nabyo bikomeye. Byirinde, kuko n'ubwa mbere muhuye. Nimuganire, ariko ntutangire kumubwira ibintu nk'ibyo, kuko atangira no kukubona nk'umuntu udashima, umuntu udashobotse, kandi wenda atari nakomeza. Gerageza rero wirinde kujya kumubwira ibintu bikomeye kuri date yanyu ya mbere. Date yanyu ya mbere irinde kandi kuba negativity. Ni wowe uri kugaya ibiryo babaseriye, ni wowe uri kubigaya, ni wowe uri kugaya abantu bambaye nabi aho hantu muri, ni wowe uri kugaya umuntu uherutse kuza kukureba atambaye neza. Ibintu byose ni wowe nyine ufite negatifu mu mutwe wawe nyinshi cyane. Byirinde kubimubwira. Nimba mwasohotse kandi, gerageza wirinde kunywa inzoga. Ushobora kunywa inzoga ugatwarwa, ukanywa nyinshi, ugasanga utangiye kuvuga n'ibintu bitari ngombwa, ibintu utifuzaga ko ahita amenya ako kanya, ibintu wenda byakubayeho ugasanga ubuzima bwawe bwose uhise ubushyira aho ngaho kuri date yanyu ya mbere. Gerageza wirinde kunywa inzoga. Nimba rwose umuntu azishaka, ihangane uwo munsi, byihanganire.
uzinywe mutandukanye, ariko rwose aho ngaho hafi hari n'igihe ushobora no kutazinywa, ushobora no kuzinywa ntusinde akakubona nyine ntabwo akubona neza, ntabwo bisa neza pe. Gerageza ubyirinde, kandi nanone wirinde kugaragaza ko ushaka ibisubizo vuba. Mwasohokanye utangiye kumubaza ngo none se ibintu byanjye nawe ngo biragana hehe, ngo none se nimba wenda aha ari n'umuntu mwasohokanye kugira ngo cyangwa mwama muri guteretana ngo muzabane, ni ubwa mbere muhuye ndetse ya mbere, utangiye kumubaza ngo none se ngo tuzabana ryari. Oya, gerageza ubyirinde kuko wenda hari n'igihe atagushima, mwahuye wenda nubwo yahise anagushima, ariko umva ibintu utangiye kumubaza, gerageza ntumubaze rwose ibyo bibazo, ntushake kugera ku bisubizo vuba vuba, ntushake kumenyaho ibintu byinshi cyane. Kuri date ya nyambere gerageza umubaze utubazo tworoshye, nk'umuntu uhite wirukankira gushaka kumenya byinshi. Akandi kantu rero ukwiye kwirinda kuri date ya nyambere, irinde ko date yanyu irangira utavuze murakoze. Ushaka kubwira umuseriveri wawe serivisi ati murakoze, nawe kandi ushaka kumubwira ati murakoze ku gihe cyanyu, murakoze kuri iyi date, byari byiza, byibuze abone ko uri umuntu ushima. Kagerageza ku kantu, niba mwasohotse rwose mwasohotse ari ubwa mbere, abone ko uri umuntu ushimye. Gerageza ushimire, nakururira intebe ngo wicare umushimire, ukiga ko nako ni sawa, karafasha. Ikindi kintu rero ni kwirinda kureba abantu nabi kuri date yanyu ya mbere. Uri aho ngaho uri kureba nabi, wasuzuguye, ntabwo ibintu byose biri kukunyura, ubaseriviye uramurebye uhereye kunyura azamuye, wasuzuguye. Ibyo bintu ntabwo bikora rwose, gerageza wirinde ibyo bintu. Nimba uri n'umuntu ukunda gusuzugura cyane, basi uwo munsi ube wabisize mu rugo. Nimba uyu muntu mwajyanye kuri date umurinze mutaha nta kintu na kimwe akubajije, wenyine we yagiye akakubwira ibye, ariko we ntakubaze ikibazo na kimwe, iki ngiki kigiye kikwereka ko uwo muntu atari uwa nyawe. Icyo kigiye kikwereka ko uwo muntu ashobora no kutazaguhamagara nanone, cyangwa atari buzongere no kuguhamagara kuva uwo munsi. Ikindi kintu cya kabiri, nimba ubona umuntu mwajyanye kuri date agaragaza kutubaha abantu, ni umuseriveri arimo aramurebana, arimo aramubwira nabi, hari akantu gato akoze katari keza ahise atonoma umubwiye nabi, ako kantu ujye ukitaho. Nawe uko ari kubwira uwo museriveri, mu minsi iza nawe nuko azajya akubwira. Nimba muri kumwe kuri date ya mbere, nimba muri kumwe ukabona ari kuri telefone cyane, ntabwo akwitayeho, yaba yibize kuri telefone, umenye ko ataguhaye agaciro rwose. Umenye ko hari n'igihe iyo date umugani ari nayo ya nyuma mukoranye, ariyo ya nyuma atazongera no kuguhamagara. Ubwo nyine wabona yagufetse, cyangwa akaba ari nayo karagiteri ye. Iyo nayo ni red flag ku muntu mwasohokanye bwa mbere. Ikindi, nimuganira ukumva nta kintu kimwe muhuriyeho ku ntego z'ubuzima bwanyu, muraganiriye usanze nyine nta kintu na kimwe muhuriyeho, ugerageze iyo date aba ariyo ya nyuma, ufate umwanzuro kabisa uwumwihoreye, umenye ko atari uwa nyawe. Kuri date ya mbere afite ibibazo byinshi cyangwa ari kukuganiriza ibintu byinshi byerekeye imibonano mpuzabitsina, no, uwo muntu wapi kabisa byamaze gupfa. Uwo muntu ntago agushakaho urukundo gusa, hari n'igihe urwo rukundo nta n'urwo agushakaho, afite ibindi bintu bimugenza. Nk'aho mwaganiriye ibindi byabubaka, we ari kuganira ku mibonano mpuzabitsina gusa. Ugerageze kabisa nimuva aho hantu ntuzongere kumuha amahirwe yo kubonana nawe. Nimba kandi uyu muntu mwasohokanye bwa mbere ari kukubaza ibintu byerekeye n'amafaranga yawe, ugasanga ari kukubaza ngo amafaranga yawe uyakoresha iki, uyakoresha ute, ese waparitse he, ese uhembwa angahe, no, wapi, yakishe, yamaze kubyica kare. Uwo muntu nimba ari umukobwa afite ikindi agukurikiyeho, nimba ari umuhungu afite ibindi agukurikiyeho, mwihorere kabisa rwose. Imana iramukweretse, uramumenye pe, umenya icyo ashaka. Nufose ngo ukabijyamo, uzavuga uti uyu muntu yaranyimye, kandi yarabikweretse ku munsi wa mbere, kubera ko umuhuye bwa mbere ukuntu akwitwayeho, menya ngo niko azakwitwaraho igihe cyose.
bimenye kabisa. Nimba ari kukuganiriza ku mibonano mpuzabitsina, nimba ari kukubaza ngo uhembwa angahe, ukabona ari gutagetinga cyane ku mafaranga yawe, icyo uyakoresha, uko usevinga, byose arashaka kubimenya. Iby'amafaranga yego ni byiza, nabyo agomba kubimenya, agomba kumenya uko ukoresha amafaranga yawe, ariko si ubwo ngubwo, ntabwo ari icyo gihe agomba kubimenya. Nimba rero ubona kuri date yanyu ya mbere ari kwibanda kuri icyo kintu, muva aho ngaho rwose wamaze no gusiba nimero ye. Ikindi kintu rero, niba ubona ari umuntu uri kugenzura cyane ibyo kurya, ibyo babahaye, ukabona arimo kwegezaho ibitunguru, arimo kwegezaho ibintu byose abireba, yabifetse agenzura areba, wapi, mwihorere kabisa uwo muntu, ako kantu nako ugatekerezeho. Dore rero ukuntu ukwiye kwitwara nyuma ya date yanyu ya mbere. Ibi bintu nabyo birafasha. Umuntu mwakoranye date nawe aba ategereje feedback, ukuntu wamubonye iki, ariko byibuze gerageza wirinde guhita utangira kumwandikira ama message menshi. Muvuye kuri date, uratashye ugeze mu rugo, uhise umwandikira message y'igitabo, ivari ikagera hariya. Byirinde rwose, ahita abona wayagaye. Byirinde, nunamwandikira message, umwandikira aka message gatoya bitewe n'uko wabonye date yanyu. Numubeshye, nimba wabonye wamushimye, nimba wabonye ziriya red flag zose nakubwiye, hari izo wenda afite wakihanganira, cyangwa hari n'izo utakihanganira, mubwiza ukuri, mubwire uti byari byiza kubonana nawe, ariko hari ibyo ntishimiye byatumye numva tutakomeza kuganira, cyangwa tutanareka ibintu byacu ngo bijye imbere. Umubwiza ukuri nabyo ni byiza, birafasha. Irinde kwita utangira kujya gucekinga ku ma social media yiwe. Uhise ugenda ugeze muri account ya Instagram, utangiye kujya ucekinga ureba ese uyu muntu asohokera he, ibiki bimeze gute. No, byirinde, bigenze gake, twara ibintu buhoro. Ibyo ngibyo hari ikindi gihe uzabikorera, ariko nimba mwagiye kuri date yanyu ya mbere, ibyo bintu byirinze, byihoreye. Ushobora kuba wowe wasaze ukajya kuri Instagram ye, ukajya hehe hose, ugatangira gucekinga, ukabona ni umuntu watari, cyangwa ukabasanga wenda we afite abantu bandi basohokana, afite ibiki byose, ibintu bitagushimishije, bigatangira kugutera stress, bikakubabaza, cyangwa wanabonye ari umuntu wahatari wakunda, utangiye gusara kandi we wenda atanagushimye. Umva icyo kintu, wenda we nta nubwo yagushimye, ariko wowe wasaze, wataye umutwe, nakubwira ko atagushimye, nakweza akabikubwira, biraza kukubabaza. Natanabikubwira, kubera uko gusara, ashobora kuvamo kuguprofita. Ashobora kuvamo kuguprofita ko wowe wamaze gusara deja, kandi we wenda atanagushimye. Rero we nabona wasaze atagushimye, azatangira gukoresha. Byirinde rero wowe kwita wirukanyira mu masosho media yo cunga bimeze bite, bigenze gakeya. Irinde kandi gutangira kubyasasa. Utangiye umuvuye kuri date bwa mbere, uraje usubira abantu bose bo mu rugo bamenye ko uvuye kuri date n'umuntu, bamenye ko uvuye kuri date n'umusore cyangwa n'umukobwa, bo deja mu mutwe bahita hazamo ko wabonye sheri cyangwa wabonye fiance. Kandi wenda umuntu mwajyanye kuri date atanagushimye, mu mwanya muto yari bugukatire, akakubwira ko, cyangwa ntanagusubize, ntanagukatire, akaba ari bukwihorere, agahita asiba nimero yawe, mukaba mwabonanye ubwo ngubwo mutazongera kubonana. Kandi wowe wamaze kubibwira inshuti, wamaze kubibwira abavandimwe, abantu bose bamaze kubabwira ko uvuye kuri date n'umuntu, we yamaze kubivamo kare. Nayo nguko rero, ibyo ngibyo nari mbafitiye. Ndabashimiye cyane kuba mwankurikiye. Nimba uri mushyashya, wihangane ukore kuri subscribe, umurire na like, ukore na share, utere na comment, mubwire ukuntu ibintu byakiriye. Ndabashimiye cyane, mwakoze kubana nanjye, ndabakunda cyane.